Kazungu muzi guhera hafi muri za 96 n'umunani gutyo kugeza igihe cyo n'uyu munsi. Kazungu muzi guhera hafi muri za 96 n'umunani gutyo kugeza igihe cyo n'uyu munsi. Kazungu yari umuntu mwiza cyane muri iyo shusho nyine nabonaga ibyo nabonaga cyane ko ibintu byari physically kuri we wabonaga ko ari ibintu yishimiye urugo rwe, yishimiye umugore we kandi ari ibintu bya mbere ubona nawe ubwe ubona bimunezeza kubera ko hari indi ntera yagezemo yo gushaka umugore. Ntabwo ushobora gutekereza niba utarigeze ubona papa watongana cyangwa arwana wese uzabivanayo. Bivuga ngo rero hari ahantu biba biva ariko bishobora kuza twe tukabibona ko twabibonye uyu munsi. Sinanya ngusuza kenizere kumeze neza aho uri hose mu cyo gihe tandukanye iburasirazuba bw'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru. Of course nitwa Ceketu umugabo udakina n'abana ukina na banyina naje gusaba gihe atandukanye mu cyo gihe tandukanye naje gutanga isanamitima mu bankurikira ni Kigali News 250 nta kindi usabwa nuko nkurikirana mu biganiro bigiye bitandukanye ubona kugeza amakuru agiye atandukanye. Turi kumwe n'umugabo, turi kumwe n'umupapa, turi kumwe n'umusore aje kutuganiriza byinshi ariko bitavanye ko nanjye tuziranye mu bundi buzima busanzwe ariko hari biba bitagenda neza mu buzima cyangwa ibyo tubona tukumva kubyakira bikaba ikibazo bitewe n'abantu duhura nabo cyangwa twagiye dusangira kabisi n'agahiye. Tujye gwereka ko umugabo igihe kirashize ariko nagari cyinshi arakoze kurashira agize gutya aca umutwe umugore we na zimwe mu ngingo nakabo karagaca yafashe umutwe awushyira mu ndobo y'amazi. Bamwe bamwita Eric cyangwa uzwi ku izina rya Kazungu. Uyu mugabo nta munyarwanda uzamwibagirwa, nta munyamahanga uzamwibagirwa. Nanjye iyo mbivuzeho ndavuga ati ubutabera buzakora akazi kabo. Reka mwakire kwanza maze mubwire ngo amahoro y'Imana. Murakoze cyane kunyakira. Byiza cyane kuri channel yanyu kandi ndabyishimiye. Twari dukumburanye nari maze igihe tutabonana ariko nagusabye ko twahura tukayagamo make bambwa n'abarundi n'abadukurikiye mu bice bitandukanye by'isi diaspora mwese turabakunda. Ingabo z'igihugu Rwanda Defense Force, polisi ndetse na Reserve Force abo bose baradukurikira kandi bakora akazi neza ka buri munsi. Ubundi ongeraho ko ari nayo mpamvu ituma twicaye ahangaha ituma ibintu bigenda neza kuko bo ejisho ryabo aho twebwe tutareba bo bahareba mbere. Ni nayo mpamvu turi muri noterambere muri umuvuduko. Ni nayo mpamvu kuba mfite mikoro mu ntoki ndetse ni kumwe na Elize tumeze neza natwe turi hano nuko igihugu cy'umutekano usesuye cyane rwose. Hanyuma dukurikiye tubanze kwanza Kazungu bakakanya wenda tutarajya kuri byinshi umva kwiriye iki nubwo ataragezwe imbere y'ubutabera akiri byinshi bakora gukurikizwa ariko ibyo yakoze wowe umutima wawe uri muri aryama kamutekereza iki? Yewe ndamutekereza ko yakoze igikorwa cy'ubugwari. Ntabwo igikorwa yakoze ari igikorwa gikwiriye umunyarwanda kuko yagombaga kuba yakagombye yifashisha ubundi buryo bwo gukemura icyo kibazo yari afitanye n'umugore we kandi icyo kibazo kigakemuka neza bidateje ikibazo mu mitima y'Abanyarwanda nk'uko uyu munsi dufite ishusho mbi yereye Abanyarwanda kandi abereka yuko yari umuntu abantu benshi bakenera, yari umuntu cyane kuba mama nibo bamukeneraga cyane kubijyanye n'akazi yakoraga ariko yari abafitiye umumaro. Ariko ubu ngubu kugeza ubu ngubu n'umumaro yari afitiye abana be kugeza ubu ntawo abafitiye. Bivuze ngo rero cyamaze kugeza ubu ngubu nta kintu akimariye abantu kuko yatanze ishusho mbi idakwiriye umunyarwanda. Tureke n'umunyarwanda n'umunyamahanga. Oya twebwe icyo gikorwa twagize nk'Abanyarwanda twagize n'igisebo cyane imbere y'abanyamahanga mbaza ati kubera iki nyine ngeye impamvu byanze bikunze isi yose bireba ikaba ati bira bintu bibera hariya kandi ntago bikwiriye gusiga umuco mubi nk'uriya igihugu cy'u Rwanda kuko ubu kigayishije. Rega buriya iyo ugayishije iyo wigayishije wowe ubwawe naho ubwawe bugayisha igihugu cyawe.
Yeah. Okay. Abadukurikiye cyangwa babonye biriya ntago umuntu umwe ari we uzatuma isura yacu nk'Abanyarwanda ayanduza, ariyo mpamvu ubutabera bugomba gukora akazi kabwo. Ubundi Kazungu umumenya bwa mbere ryari mwari muhuriye kuki? Kazungu muzi guhera hafi muri za 96 n'umunani gutyo kugeza igihe cyo n'uyu munsi. Nibwo Kazungu muzi, kuko Kazungu yari umwana mutoya. Kazungu nanjye muzi tubana muri quartier, aza kuva ajya Uganda, aza kugaruka i Kigali, nanjye nza kuza muri Kigali, turongera turakubitana, ariko bidakuyeho ko n'ubundi najyaga mubona yaje gusura amafamili yabo, n'ubundi yavuye nayo i Kigali. Yeah. Umubona bwa mbere nyine yari akiri mutoya kandi wowe uramuruta ndabizi neza. Mwari muhuriye kuki? Bwa mbere mwari muhuriye kuki? Mbo Kazungu twabanye muri quartier. Icyo gihe nari yakoraga akazi k'ubunyonzi. Atwara igare. Hanyuma ngewe najyaga nkunda yajyaga akunda kuntwara anjyanye ku isoko ry'i Nyanza kurangura imyenda, uko abanzi kera nkicuruza caguwa narayicuruzaga muri quartier, mfitemo agashopu nyine, ariko nagendaga ku rwego rw'uko urumva ikintu kijyanye na moto cyari gihenze, ariko mu rwego rure economy naramuhamagaraga nkamubwira ni wowe njyana i Nyanza, hanyuma uze no kungarura n'umuzigo kugira ngo amafaranga y'amatike agabanuke. Nibwo buryo ki twagiye tunakomunikana cyane birenzeho. Mu bantu ngo bazanye cyangwa batangiye gucira abadamu inzara, Kazungu yari ari mu bantu ba mbere, kuko nanjye ndanabizi. Ntabwo ibyo uvuga ntabwo ubeshya, kuko Kazungu ari mu bantu ba mbere babashije kwinjirana icyo gikorwa, cyane ko yaranabikuye nko kuri mukuru we, kuko mukuru we yabaga muri Uganda, aza kuza i Kigali, abona nyine nkeka ko ari nawe ahubwo ibintu byo kuzana ibintu byo gukora inzara, izi nzara twege tubona basigaye bashyira mu bikorwa, ni nabwo we yabizanye, atangira kujya bikora. Yabikoraga mu rwego rw'utuntu tw'uduparasitike, yarangiza akadutereraho abantu bakobwa, ukabona ko ari utuntu twiza cyane, yabasha kuba yaducunze tumeze neza. Niyo mpamvu uyu munsi wa none byagiye bigera ku rwego rundi bitewe nawe. Ngira ngo rero ibyo yakoze byari iterambere yarazanye, kandi azaniye rubanda nyamwinshi. Yari rifitiye n'akamaro abenshi, kuko ubwiza bw'umukobwa n'imitako ibi muriho ni no gusa neza. Yego. Kazungu abana n'umugore we nabyo urabizi. Yego. Atarabyara. Yego. Ubundi Kazungu akimara kubana n'umugore we, nzi ko neza iyo umuntu ari mu gihe wajyaga kwa Kazungu ugiye kumusura, mu maso yawe n'imbere y'umudamu we mwabaga muri kumwe, wabonaga babanye gute? Ya Kazungu yari umuntu mwiza cyane. Muri iyo shusho nyine nabonaga ibyo nabonaga, cyane ko ibintu byari physically kuri we, wabonaga ko ari ibintu yishimiye urugo rwe, yishimiye umugore we, kandi ari ibintu bya mbere ubona nawe ubwe ubona bimunezeza, kubera ko hari indi ntera yagezemo yo gushaka umugore. Yego. Aka kanya Kazungu arafunzwe, umugore we yamaje kwitaba Imana, abana be yabagize imfubyi, abana be yabatetoroma y'ibintu babone mu maso yabo, nkuko bumvishijwe ry'amarira abantu benshi, aho umwana avuga kandi ngo yaciye umutwe mama arangije bushyira mu ndobo y'amazi. Tugaruka kuri kino kintu, yamuciye umutwe awushyira mu ndobo y'amazi. Kimara kumva ko yaciye umugore we umutwe, mbo yewe ngira ngo hari nkimara kubyumva, nkimara no yenda babivuze mu rwego rw'uko bari batari bagatangaza amazina ye, ariko bakimara gutangaza amazina ye, ngewe nibwo narangiritse, numva ndababaye cyane, numva ntabwo ari wa muntu narinzi, ntabwo ari wa muntu twari dusanzwe tuganira tuvugana. Numvaga yuko yakoze igikorwa kigayitse,
kuko nanjye ubwanjye urwego nari muziho n'urwego yari amaze kugeraho. Niba umuntu yari amaze kugera ku rwego rwo kumva yuko bya bintu yatangiye asa n'umuntu afabrika, yarageze ku rwego rwo kumva ko noneho ashobora kujya ahantu hari inganda zibikora neza, noneho akazana ibyo bintu kubera yuko yamaze kumenya akamaro kazo. Rero niba umuntu yari amaze kugera kuri level yo gufata indege akagera mu Bushinwa akajya kwirangurira ibyo bintu, benshi nganira nabo bakavuga bati se umuntu ko yajyaga turanguza amaverine meza akaduhereza inzara zo gukorera abakobwa tusongera kubikura bivuze ngo yarasobanukiwe biriya bintu kurenza n'undi muntu wese uzaza yenda kumwigana avuga ati reka nanjye nge muri ibi bintu kubera ko nabibonye kwa Kazungu. Niko nkeka ko n'undi wese azagenda agendeye kuri icyo cyiciro. Aka kanya yari afite saro n'ibikoresho yavanaga mu bihugu bigiye bitandukanye, yishe umugore bakoranaga nawe arafunzwe. Tore ku mitungo ye y'umuntu apfa hano babirwaniramo. Kandi aka kanya mfite nuko abana be babana n'umukozi mu mitungo yasigaye. Umva ko famiye yizakora iki kuri bari abana yasize abagize impfura? Oya, nta kintu famiye yakora cyane yuko burya umuzungura w'ababyeyi aba ari umwana. Ntabwo rero abo babyeyi bazaza kuzungura mu bintu by'umwana wabo kandi yarabyaye yarasize abana bahari. Abana juste bafite iyo mitungo yasize nayo igomba kuzabatunga cyangwa se kuzabafasha. Gusa nubwo yabateye igikomere gikomeye kizahora muri bo, ariko nabo bazagerageza uko bazagenda bakura, uko bazaganira na societe nyarwanda, uko bazagenda bumva ubuzima bubaho, bumva yuko ari ibintu byabayeho, nabo bazarushaho kugenda biyakira, cyangwa se n'abandi bantu bazabafasha kugira ngo biyakire, bumve yuko bari mu gihugu kandi bumve yuko n'igihugu bwacyo nacyo ubwacyo ari umubyeyi. Burya n'igihugu bwacyo nacyo ubwacyo ni umubyeyi, kuko niyo waba udafite ababyeyi ariko igihugu cyawe ni umubyeyi wawe. Kuko ndibaza ubwo utakaje ababyeyi b'umubiri ugatakaza n'igihugu, ubwo umenya ko ibintu byose byarangiye, ntacyo waba ufite. Okay, ni byiza cyane kubisobanura ukomeje kuduha. Ntabwo tuza kuvuga menshi kuko kuvuga menshi ntabwo ariko kuyamara. Ati igihugu ni umubyeyi, kuko umubyeyi wacu ni igihugu, ndetse twongera n'umubyeyi wacu nanone mukuru, intore ijurusa intambwe. Abaturanyi ba Kazungu bagarutsweho ku byabaga buri munsi paka umuntu yishwe, ndetse akimara kwicwa umukozi asaba umusada wo gutabariza umudamu wa Kazungu, kuko ngajya no kumwica yafunze inzu, umukozi akomeza atabaza umutabara. Aba baturanyi babi tubabwiye iki? Tureke n'aba Kazungu gusa, abaturanyi babi baturanyi terwa nibagutabara cyangwa bakumva induri wawe nibajye kugira ngo bigenze gute. Ariko ngira ngo ibyo ntago bikwiriye umunyarwanda. Bashobora kuba yenda bari baturanye n'umukongomani sinamenya, cyangwa se baturanye n'abanyakenya. Cyase kuvuga iki? Ubwo ntabwo ari abanyarwanda nyine, ariko ngiye icyo navuga abanyamahanga bose baba bakurikiye abantu ntabwo ari abana beza. Ngira ngo gutabara twebwe mu muco nyarwanda, twebwe ni ibintu byacu biri umwimerere, ntago biri mu rwego rw'amahanga, kuko abakongomani bo ibyabo cyangwa se n'abandi bantu bishobora kuba mu muco wabo bidahari, ariko twebwe ibyo bintu niba hari umuntu ushobora kuba bitekereza akaba ari umunyarwanda mugenzi we baturanye, akaba yumva yagira ikibazo akiryamira agaceceka kugeza naho umuntu arenza ashiramo umwuka kandi yatabajwe, rwose uwo muntu nawe twamufata ko yaba ari umuntu w'ikigwari, ntago yaba ari umuntu w'intore y'igihugu tuzi nk'u Rwanda, kuko twebwe dusenyera umugozi umwe. Igihugu cy'u Rwanda gisenyera umugozi umwe, nta byo kuvuga ngo kanaka. Twebwe yaba umukongomani yaba umunyamahanga uwo ari we wese, twebwe twemerewe kumutabara kuko ni inshingano zacu, ni umuco wacu. Wenda reka tuve kuri Kazungu, turimo turasoza. Hari n'uwo dusize numvishe nimba ari uwahengwa yafashe umugore we ni byinshi. Ubona ari iki gitera umuntu kwica umuntu? Nkeka ko kugira ngo ugere ku rwego rwo kwica umuntu, nawe ubwawe ntuba ugihari, mu bumuntu bwawe ntago uwo muntu aba ahari, kuko tayari uba warangije kuba inyamaswa. Iyo wabaye inyamaswa rero
usigara wirukankana ikiremwa muntu cyangwa se n'ikindi kintu ukavuga ngo ngewe kubera ko ndumva ngiye kugikorera ibi, kuko nibyo warangije gushyira mu bwonko bwawe bigatuma uvuga ngo ngewe ndumva Isiyaka ndumva nta kintu mukeneyeho, nta mumaro, nta cyamariye n'iki, ariko kubera ko numva nshaka kumwica tu, kubera ko wamaze gutakaza ubumuntu bwawe. Iyo wamaze kubutakaza rero niho hahandi utangira gukreye ikindi kibazo kidahuye na bwa bumuntu bwawe. Niyo mpamvu rero na Kazungu ngira ngo yari yatakaje ubumuntu, yari yatakaje igihugu muri make, kuko yari ibuze, kandi buriyo wibuze n'igihugu mba wakibuze. Ugiye kubibuza kuko abantu bavuga ngo umugabo aribura akibura agapfa se bibaho, ya nabunyabyemera. Ariko ngira ngo ahubwo ese umuntu yibura ati, ngira ngo ahubwo icyari cyoroshye kurenza ibindi byose byari kumufasha kurenzaho. Yari kwibura, yakwibura agapfa, sibyo? Cyangwa se agafata inzira akigendera. Aha ngaha hari harimo ibisubizo bibiri. Kuvuga ko nimba mu rugo iwe yarafitanye amakimbirane n'umugore we, yari guturwa n'abana akagenda gusa agakurikirana inshingano z'urugo. Yego, kuko byari kuzagira umumaro, yari kuzagenda akicara ahari, yamara gutuza akajya avuga ati mfite umwana, mfite abana, nubwo umugore tutavuga rumwe ariko abana nabafasha muri ubu buryo. Rimwe na rimwe buriya abagore nanone niyo umugore yaba yakoze ikosa kajana bishoboka, buriya umugore n'umwe mu bantu bababarira vuba byihuta. Ntago abagore bameze nk'abagabo, kuko ntago umugore ashobora kugambirira, kuko niba warigeze ukurikirana ibiganiro bya Kazungu cyangwa se uburyo abantu bagiye bamuvuga n'abaturanyi be, uburyo bagiye babana n'uburyo ki naho yabaga ari hose, byumvikane neza yuko ntabwo kiriya gikorwa cyangwa se kugira amahane ntabwo ari ibintu byari bisanzwe bije ako kanya, ahubwo byari ibintu byari bimaze iminsi. Ahubwo we kugira ngo abihunge, ntabwo yigeze atekereza kuba yarengera abana. Twavuga ko yagize inshuti mbi zitamugiraga inama, za nshuti hari ukuntu ugira inshuti zitari nziza, kuba wenda hari inshuti yari afite ntabyo ati zino nshuti zanjye kandi zigisha inama ibimbaho ibiki n'ibiki. Twavuga ko n'urwo ruhare yagize inshuti mbi. Ariko ubundi reka mbanze nkubaze, ubundi we niba uba hano ku isi cyangwa se ukaba muri iki gihugu, wowe ukaba uri umuntu ufite urugo, kugisha inama urabyemerewe. None se kubera iki tuvuga ko excellence wacu afite umujyanama w'ikintu runaka, mu by'amategeko, mu bya gisirikare, mu bindi agira umujyanama kubera iki? Reka twivuge kuri karande kuko ni bimwe. Nibi yababandi yavuga ngo ni karande yindi yo mu madini, numva hari aho twavuye, hari ko twabayeho, hari abatubyaye cyangwa isokuru cyangwa ibisokuruza twavutsemo. Hari ikintu umuntu avuga ati nimba muri uriya muryango kwa kanaka wa Isiyaka wa kanaka ngo nimba harimo umuntu wigeze kwica undi muntu, ngo bizagenda bigende ngo ntihazabura undi wica umuntu, cyangwa nimba kanaka waba Isiyaka mama yarabyaye impanga cyangwa se umwana ko bavirimwe na Isiyaka ntabwo hazabura umubyara impanga. Nimba mu muryango, nimba ari mu muryango tuvukamo harimo umuntu wakoze hasi cyangwa amenya amaraso, vuga ngo wakoze jenoside, yenda ibyo gukora hasi y'Abanyarwanda ntago babyumva, vuga ngo habaye hari uwakoze jenoside. Nimba kuko mu Rwanda dufite ibyo twumvishe twari tukingena nyine mutoya n'ibyabaye, hari ibyo mwabonye urumva bya jenoside yakorewe abatutsi, umuntu azira uko yavutse. Uwo muntu wisha abantu abazi uko baremwe, umwana abyaye ashobora kugenda ku byose yakoze. Oya, cyane gatozi, cyane gatozi, kubera yuko ariko bidakuyeho ko mu muco nyarwanda cyangwa se niyo byaba ari igisekuru, niyo waba waravutse mu gisekuru cyo kugeza ku gisekuru, yenda tuvuge abenshi tugarukira ku cya gatanu, ariko
ariko ushobora no kugera ku cya munani. Twumve yuko noneho dufatire nko ku gisekuru cya munani. Niba hari umuntu ushobora kuba yaragize reaction yo kwica umuntu muri icyo gisekuru, burya ibintu birakurikirana, kuko ntago ushobora ndakubwira ukuri, ntago ushobora gutekereza niba utarigeze ubona papa watongana cyangwa arwana, wese uzabivanayo. Bivuga ngo rero hari ahantu biba biva, ariko bishobora kuza twe tukabibona ko twabibonye uyu munsi, sibyo? Ariko ntabwo bikuyeho ko muri cya gisekuru cya munani wowe niba uhari uyu munsi ukaba utarubizi, ariko bishoboka ko hari umuntu muri cya gisekuru cya munani ushobora kuba yarabikoze ubu atakiriho, amaze n'imyaka myinshi, ariko kubera yuko Abanyarwanda cyangwa se ikiremwa muntu kigenda ari kimwe, kigenda ni ukuvuga ngo n'ubundi kigenda kigarukamo, ikiremwa muntu kigenda kigarukamo. Ushaka kubihuza ngo umuntu ni mugari, ni munini cyane utabasha kwikontorora. Umuntu ni munini, ariko kuba munini ushobora kuba mutoya bitewe n'uburere ababyeyi baguhaye n'uburere igihugu kiguha. Reka dusoreze noneho kugira inama ababyeyi bacu, nimba nshwanye n'umudamu wanjye ubona byaye ntabibo, si ubundi mushwana mupfa iki bundi? Bibaho gute mupfa iki? Abyera ngo de oya, wemera ko abagabo barya dutaha hangiro beziko nubatse, ugasanga wenda ari akantu kataba, nimba ari izo ntebe mfite ugasanga harimo ibikombe n'amasahani, ati umugore wanjye ko mbona abana bashyize amasahani mu ntebe urabona atari umwanda, umugore ati nawe wabikuyeho. Nk'umugabo tuba ati urumva ukuntu nshubije mugatana amagambo. Reka nkubaze ubundi urugo ni urwuriya mugore wawe wenyine? Ni urw'abantu babiri. Abo bana se naburiya mugore gusa? Abundi abana nabo umugore n'umugabo. None se ibyo bikombe ni ubinyweramo wenyine cyangwa nabo bana? Nyine byanyweramo abana bacu, ariko umugore n'umutima w'urugo. Icyo bivuze rero abantu tujye tunabyumva neza kandi tunabisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo iyo ushatse umugore, cyambere umugore ntago aje kuba umukarani, kuko nawe ubwawe ibi bikombe cyangwa aya masahane hari aho wajya gubishyira iwawe mbere y'uko umushaka, kandi nta wabikubazaga, sibyo? Bivuze ngo rero ahubwo wowe urashaka kwirengagiza inshingano yo kugira ngo ufashe umudamu wawe, yiriwe muri izo gahunda rwaserera z'urubyaro rwawe, abana bamutesha umutwe ku ishuri, imyenda yo kwambara n'iki, nawe ubwawe uje gushyiraho kandi ibyawe. Icyo umumariye ni ikiheze, umufashije ikiza, ni ukuza kumuhangayikisha, ari nawo hazavamo bya bindi umuha gutekereza nabi. Ariko ubibonye kuriya ukabikuraho, ukamufasha rwose, ukamubwira uti rwose sheri wanjye wahuye n'akazi kenshi, ariko reka ngufashe, ndabona hari ututameze neza hano. Umugore arabyishimira, ariko wimufata ngo ujye kumufata ngo umubwire ngo jewe ngo ibi bintu ngo urumva ukuntu usubije, nawe ubyurireho kandi ujya gutera intambara, kandi nawe urugo ari urwawe. So ni ukurukorera rero. Ikintu ngira ngo dusorezaho hari ngewe navuga, navuga yuko abantu dukwiriye guha agaciro imiryango yacu, aba badamu bacu tukabafata neza rwose nk'uko bikwiriye, nk'uko nabo ubwabo baba babikoze, tukirinda kuko cyane, ariko dusubire ku bumuntu bw'umunyarwanda, mbitsindagireho cyane, dusubire ku bumuntu bw'umunyarwanda. Ikintu bita amahane yo mu rugo, ikintu cyitwa amakimbirane, niba hari ibitagenda neza, hari imiryango dufite, niba se nta n'umuryango ugifite, ariko se n'igihugu wakibuze? Igihugu gifite abayobozi, abo bayobozi bashyiriweho wowe, nabo wabagana ukabagisha inama, niba hari icyabaye bakabunga, ntimugeraho ku rwego rw'uko mujya kuvutsanya ubuzima kugira ngo abana basigare ari imfubyi. Turagushimiye. Urakoze cyane. Turagushimiye abafashe umwanya wo gukurikira iki kiganiro, turagushimiye wakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Kigali News, amakuru agezweho, amakuru abagiye atandukanye ngenda nyakugezaho buri munsi. Komeza unshyigikire kuri channel yanjye, komeza unyereke urukundo, nyamuna icyangira umuntu gitera agahinda, icyo wagizwe kandi ubumuntu bwawe ntibuzatera agahinda abo mubana muri society cyangwa abatuye isi yose. Hari umuntu ushaka no gushaka kuza kumuha amakuru cyangwa gukeneye kunama n'inyunganizi, sinzi nomero yawe itanga nimba bikoroheye. Ngiye kuguha inama rwose, ntago ari ibintu numva ari ibintu birebire. Ubikeneye wamamagara kuri 0787 762
72662. nizo nimero zanjye, unyeneye ko tuganira nkakungura inama cyangwa se tukungurana inama nkagufasha, nabyo byaba byiza kugira ngo twese dufashanye. Izere ko kandi mwakomeje kunyakira neza. Reka dusoze